koko buri gice cyose waragiciyemo neza. Hanyuma icyo nasoreza, Yesu yaciye umugani w'inzu yo ku rutare n'inzu yo ku musenyi. Izi nzu zombi imiyaga yazikubiseho. Imiyaga yo mu ngo uwo waba uri we wese izakwikubitaho, ahubwo ikibazo urufatiro n'urubi ni ku Mana cyangwa ni ahandi. Ikigaragaza ko ari Imana yabubakiye, ntabwo urugo ruzasenyuka kubera imiyaga. Imiyaga ishobora kuva hagati yanyu ubwingezo mutaranyukaho, cyangwa ikava inyuma y'urugo, ndavuga hanze mw'isi. Biterwa rero n'uburyo mwubatse imbere muri mwe, mu mwuka, ubugingo. Hariya nabaza gusana aho ntari numvise, ariko ndagira ngo mbaze ikibazo. Ndabaza ikibazo cy'umugore n'umukobwa bari muri fiyansaye, hanyuma bikarangira bashakanye. Niho n'iki tubona ko bikunze gukorwa, nuko umuhungu n'umukobwa rimwe na rimwe usanga barafashe igihe cyo kubana muri fiyansaye, bakaganira, bafata umwanya wo kwicarana, babonana, bakoranye hafi. Mbese ugasanga habayeho n'amafiyansaye amwe ari ya long term, abahiga bagashakana, ariko nanone bamaze kugera mu rugo rwabo, akenshi ugasanga ingo nyinshi zirasenyuka. Ibyo byanteye gutekereza ko iwacu iyo twavugiye abagiye kubaka bitarabayeho n'umukobwa n'umuhungu bicara ngo babashe kuganira, kumenya ibyo akunda n'ibyo yanga, ariko nanone bakubaka ingo zigakomera basenema iwacu, bakaba bonimuka bakaja n'ahandi bagasazana n'ubundi kundo rukiri rwose rukifuza. Ikibazo cyanjye ni iki rero, saba abantu bafashe umwanya wo kwicara bakaganira, bakibwirana, nyuma yo kugera mu rugo ntirukomere ngo bari wo kubakana bagere igihe cyo gusaba. Si impamvu nyamukuru zitera urugo gusenyuka zirakoze. Urakoze. Hari igihe dukora fiyansaye irimo gusa n'inshuti. Fiyansaye ikwiye kuba kumenya gusoma hagati y'imirongo. Twa tuntu twose navuze ukajya wita kuri kamwe kamwe, ukagakoraho ukakarangira. Niba urimo kwiga uburyo amahitamo yameze, ukabwakikisha ko wabiteka. Nyuma ukiga uburyo akoresha ubwenge bwe, ukibaza afite ubwenge bw'Imana. Ibyo byavaho ukibaza ntafite umutima ukomeretse. Ibyo ukabivaho ukajya kuri buryo ahibuka ku ngeso, ukareba niba nta ngeso mbi zimugora. Uko ugenda wiga ko uri buri gace, ugenda umenya ibyo uzihanganira n'ibyo utazihanganira n'umugera mu rugo. Hanyuma ikindi, hari ukwiye kumenya ni uruhe rurimi rw'urukundo. Hari igihe uvunika gukora ibidakenewe, hanyuma bikazarangira nyine bicitse amazi, bihindutse ubusa, kubera ko ntiwigeze umenya ni iyihe miterere. Nk'ureka ngo uruke umusange yabanye n'umukorerike urasenyuka kandi bose bakishije. Ukwiye kumenya temperament. Umwe akunda gutanga, undi ntabikunda. Undi akunda abashyitsi, arasahinda, undi nawe ibintu bye byose ni ku mibare. Wenda ni umufermatike, umuntu ugenda ibintu bye byose birakururuka gahoro gahoro, niyo maraso ye, kandi ibyo nta muntu ubihindura. Habasigaye kwibaza ni gute nzabana nabyo. Hari utuntu twinshi ukwiye kumenya mbere y'uko ubana na mugenzi wawe. Noneho hari igihe dukora fiyansaye imyaka 2 mukajya muhuramo mwese mwiteye agaparufe, muhumeka gahoro, mukanywa fanta, mukavuga ubusa mugataha. Nibyo byo muri fiyansaye. Mwazageraho mugasanga ibyo mwagomba kwigaho cyangwa gukoraho nta na kimwe mwigeze mukora, kandi fiyansaye yaramaze imyaka 5. Ndabizi ibyo bizabasengera, kubera ko bizasaba ko mutangira kuri 0.
niba mugenzi wa atararakara ngo amareyo uko muri fiyansaye nagira azarakara. Hanyuma icyo nsorezaho ni iki, ni ukumenya imiterere ya mugenzi wawe. Abagabo ubwonko bwacu bukora ikintu kimwe kikarangira ugafata icya kabiri. Iyo ugiye ku cya kabiri hano bihita biba off, ntiwongera kumenya ko hano hari cyane kihari. Niba barimo kurambagiza uzongera gukora ibindi urangije kurambagiza. Umuhungu arimo kurambagiza hari ubwo ajya mu mwanya, hanyuma se yageze mu rugo wa mwanya uhita ujyayo. Ni ukuvuga ngo yashifitinze, yagiye gushaka amafaranga atungura. Niba ahamagara 18 ku munsi, hari igihe gira atanahamagaye kuko yageze ntiyacumfumenti, yageze ku ntego, yageze mu rugo, yamugejeje mu rugo niwe yashakaga. Niba agiye kubaka inzu bikarangira, wenda arajya gukora ikintu. Ubwonko bwacu bukora ikintu kimwe kikarangira ugakora icya kabiri. Wa mukobwa wibuke ko intege nke zari amatwi, yemejwe n'imitoma, yemejwe n'amagambo meza wamubwiye, utumesaje wamuhaye dutuma ava iwabo azi iwabo. Ya matwi ye aracafunguye ashaka kumva ibintu byiza, kandi nabo barashifitinze bagiye gukora ibindi ntuhari. Ubwo ruzabaho. Iyo ni imiterere. Abadamu bagizwe n'amarangamutima. Amarangamutima ye afite ukuntu nyine ibintu byose bigaruka ku marangamutima. Niba utamenya imiterere ye nyine ntibizakunda, kandi mwembi mukijijwe. Uza amahirwe bari buvuze basoko bari bafite, bajyana guhinga bakagumana umwanya munini, ibintu byinshi bakabiganira. Twebwe ubu ikiguzi cy'ubuzima nikitwemerera umwe ashobora kuba akora iriya udakora iriya, mwembi mugahura munaniwe nijoro kandi mugomba no kuzuza inshingano z'urugo. Nta mwanya wo kuganira uhari, nta mwanya noneho hajemo na social media. Urataha ugahita ujya ku mbuga nkoranyambaga. Wa mudamu uvuga uruhuka uko yavuze, amaze icyumweru bipakiye muri we, yarabuze aho abivugira. Umunsi wo kubivuga bizamera nka bombe ituritse, hanyuma urugo rusenyuka. Wanyumvishe? Wakoze. Ikibazo si fiyansaye, ikibazo fiyansaye iri mwiki, hari igihe biri vide, nta kintu kirimo. Iyo wakoze fiyansaye nziza byibuze nka 70% kugera mu rugo bizi, hagasigara nyine ibizagucisha bugufi, ariko ibyinshi uba ubizi. Wakoze. Ngira ngo nta kindi twasenga. Yego. Oya, abakobwa b'umurenge ntibabaza birabiranzwe. Naje biteguye ko batari bubaze. Sinzi niba nabaza kubigisha nakwiganye muri ye nta kibazo mwese muri uyu munsi bivugaho uburyo ibi nakwita ko wenda ari ingeso nkuko twari dusanzwe tuzita ubusambanyi, kubesha. Wavuze yuko ari indwara y'umutwe. Icyo kintu twe twari tuzi wenda yuko ari ingeso, ariko ni gute zishobora kuba ari n'indwara y'umutwe? Murakoze. Abahanga bamaze kubarura indwara zo mu mutwe zigera ku 1000. Muri zo rero harimo ubusambanyi, harimo kubesha, harimo kwica gahunda. Ntabwo urica gahunda aba ari muzima neza mu nzu, abafite ihungabana. Reka mbere kubesha abakuze. Kubesha ni masike, uba ushaka kugaragaza uwo utari. Hari ukuri k'uri w'imbere, hanyuma uko kuri ushaka kuvuga ugahita ugaragaza undi muntu. Hariho desire w'imbere, hariho na desire ushaka ko abantu babona. Uyaba ushaka ko abantu babona rero ntabwo ari ukuri, nicyo kinyoma. Niyo mpamvu ari indwara y'umutwe. Bishobora guterwa n'iki rero?
yenda wakuriye ku mubyeyi usaba kwisobanura buri munsi, hanyuma usanga uburyo wakwemeza ari ukumubesha kugira ngo kubera ko yaragutsikamiye agusaba kwisobanura, ni toca irimo ni torotire morale yarakwisha. Bigera igihe noneho developa undi muntu wo kumubesha kugira ngo werekane ibisa n'ibyo ashaka, ariko wowe uri imbere ukomeretse. Biba bisaba iki rero? Biba bisaba kubanza kujya kwisobanura, gushaka umukansara, mugakorana urugendo rwa bya bindi byagukomerekeje, hanyuma ukabona kuba wowe ukuri. Niho kubesha bishobora kuba ingeso, bishobora kuba n'ihungabana. Abantu bo munsi y'ubutayu bwa Sahara barabesha twaraniyakiwe, nta nubwo tubifata nk'ikibazo, kubera ko twakuriye mu bintu bibi gusa biducisha bugufi, ibintu bibi tugasanga amahitamo asigaye ari ukubesha. Ariko bishobora kuba abadayimoni, bishobora kuba ingeso, bishobora kuba n'indwara yo mu mutwe. Gusa ababikora abenshi ni indwara yo mu mutwe, kubera ko kubesha, usibye ko na Bibiliya ivuga ko Satani ari we se w'ibinyoma byose, kubesha ni ikintu kibi gusa. Ngewe ingeso nyinshi nazihanganira, ariko menye kubesha twarangiza nyuma, kubera ko ni ikintu kibi, ni ikintu kibi iyo umuntu agikora. Ikindi rero cya nyuma nasorezaho ni umutima wubuze ukuri, kandi ntuzigere uko amahoro igihe cyose kibayeho ubuzima bw'ikinyoma, abantu baba babizi cyangwa batabizi. Ni byiza rero kugerageza kurwana no kuba wowe, akubaho ubuzima bw'ikinyoma. Murakoze. Yambaye umukobwa ntawamutanga. Murakoze. Ikibazo mfite sinzi niba wenda cyaba gihugiye, ariko nyine ngenda nkumva ikibazo wenda nk'urugero, twebwe wenda w'abakobwa n'umuhungu, wenda umuhungu akaba gukunda ariko utamukunda, icyo gihe akazajya asenga wenda Imana izamufashe wenda muzabana, ariko nyamara wowe utamukunda, akazajya akomeza nyine abyinginga cyane. Icyo gihe Imana ikubwira umutima nk'uw'umukobwa n'umuhungu, cyangwa Imana imusengesho rya wa muhungu, niba ufite Imana ibigenza hagati rwose. Murakoze cyane. Imana tuyimenyeho uburenganzira, Imana tuyimenyeho uburenganzira. Ntabwo Imana yapenaliza umwe ngo igirire neza undi. Abantu bose mu isi yose gukora icyo ishaka Imana iramwemera. Uwo muntu rero nibaza ko Imana ikubwiye ko utamushaka cyangwa se utamukunda. Washobora kuba gukunda ariko wowe udafite umutima ukunda, kubera ko urukundo bisaba gukunda no gukunda. Ibyo babitoza umwana kuva ku munsi wo gusana kugeza ageze igihe nyine cyo guhitamo. Hari igihe rero umuntu aba afite amarangamutima yumiwe, amarangamutima yapfuye, adashobora gukunda no gukunda, cyangwa se yakomerekeye mu rukundo. Hari abo yagerageje gukunda aramuhemukira, cyangwa se yakomerekeye yakuriye mu babyeyi bafite amakimbirane, umutima wo gukunda ugahita upfa. Icyo gihe rero abahungu bazagukunda, ariko wowe nta mutima wo gukunda uba ufite. Ni ukwibaza rero ngo sinkukunda kubera ko nyine ntamukunda, ntamwiyumvamo, ariko hirya mfite umutima ukunda, guhita ngo bizanyorohera. Bibaye ari ibyo ntacyo bitwaye. Ariko nanone nubwo mvuze byinshi, reka nsoreze ku kintu kimwe. Ntuzakore ikosa ryo kubana n'umuntu udakunda, nubwo waba uhanuriwe na marayika w'Imana, nubwo ababyeyi bose bakwakumva bakavuga ngo nibyo, nubwo inshuti zose bavuga ngo murakwiranye, niba utamukunda ntuzakore ikosa ryo kubana nawe, kuko urukundo nirwo rwihanganira byose, rurenzaho muri byose, udategereza ikibi ku bana. Nimubara utagukunda ntabwo ruzabukunda. Murakoze. Akabazo kamwe gatoya muri kurushanwa. Ikibazo gito
mu gace k'umwuka ingingo ya 6 avuze yuko tugomba kureba ese n'Imana yaduhuje. Ndanibaza ese hari abahura batarahujwe n'Imana? Niba bishoboka ugasanga warahuye n'uwo utahujwe n'Imana, kwita muri iyo kabu bigenza gute? Murakoze. Abarokezi ukuntu babyita kugwa mu rutubi. Warakuye mugene ntandi mahitamo ufite, na muri busenyi ntuzongera kuba umusore, ntazongera kuba umukobwa. Abasigaye kwibaza ngo gukosora urufatiro birashoboka. Bigusaba kwihana, kwiyobora, hanyuma bigusaba kongera gutangira gushaka, ariko ukabitangira muri kumwe. Ukiga kumukunda, ukiga kwihanganira ingeso ze, ugenda upfayo n'abavayo bigera igihe mugahurira hagati. Ariko ntiwatandukana, biba byararangiye. Habasigaye nyine ko buri wese agerageza kuvayo n'undi akavayo, mugakosora urufatiro. Ibyo birashoboka. Imana ikintu igikundira, ushobora kuba wariyoboye ariko bikagenda ukavuga ati mwana nishuriye ukuri. Ni nk'uko waba umaze imyaka myinshi mu idini, bavuga ati umva nubwo ndirimba, nubwo mbwiriza, nubwo ndi bishop ariko sinkijijwe. Ugahitamo kwakira Yesu umwami n'umukiza. Ntabwo yakubabarira mugakomeza. No mu rugo ni nk'uko bigenda. Mwakongera mugatangira, hanyuma mukabana, cyane cyane ko abarajemo n'abana. Abo bana ntabwo ni inzirakarengane. Muramutse munatandukanye nibo bababara. Biba bisaba rero kugira ngo mwige uburyo mukosora urufatiro. Murakoze. Reka dusenge dusoze. Mwakoze. Imana ibahe umugisha. Data mu izina rya Yesu, turagushimiye kubw'uru rubyiruko, turagushimiye kubw'aba bana bawe. Turasenze mu buntu bw'Imana ubane na buri wese, kandi ubashoboze buri wese kugira amahitamo meza. Abarangije guhitamo ubashoboze kubakira kuri wewe, kandi ubahe ibishigikizo kugira ngo ingo zabo zikomere. Ni wowe buye ry'urutare, abakubatseho barakomera. Reka imbaraga zawe zikora imirimo ikomeye, ushirwe hejuru muri byose. Ubuntu bwawe bukomeze kudutwikira, ukore byose kubw'urukundo rwawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mufite ikibazo ushobora kubaza. Inshingano z'abagabo ariko ntibatubereye iz'abagore zose. Abagabo bakunda ibintu bitanu. Bakunda igitsina kuri 70%. Bakunda imibonano mpuzabitsina kuri 70%. Hanyuma bashiki bacu kubera ko iyo atishimye ya marangamutima yanjye atameze neza, ahita gufungira umuriro n'amazi. Ntamenye ko mu nshingano kimwe muzamuzanye inshorosho kirimo. Hanyuma abagabo bakunda icubahiro, kuringanisha n'Imana. Ushaka nubwo yaba yakoze amakosa, ntuzamuhugure uvogere icubahiro cye, ntibivamo. Nashaka abapima santimetero 70 gusa, adakwije metero, aba ari umugabo yuko aremye. Bakunda icubahiro. Icya gatatu, abagabo bakunda gushigikirwa, ntakunda umuntu umuca intege, kubera ko barota ibintu biremereye, inzu, imodoka, ibintu bihenze. Iyo ratangiye umushinga uremereye ugahita umbwira ngo ariko nawe wipasa muremure, ngo dore ukuntu uba wihanika, ngo nta n'amafaranga dufite, kandi yabitekereje uba umwishe. Ahubwo uramubwira ngo uri umugabo mwiza, tekereza neza. Bakunda gushyigikirwa nubwo yaba ari mu mufuti. Ushaka kugera ku mutima we, bisaba nyine ngo ugendane nawe umushyigikire. Bakunda sex, bakunda icubahiro, bakunda gushyigikirwa. Hanyuma icya kane, bakunda abagabo nako bafuhira. Nta mugabo n'umwe ashobora kwemera gusangira umugore we n'abandi bantu. Abashobora no kwica umuntu
kubera ifuhe ry'umugabo rikomeye nk'urupfu, ni ikintu batihanganira kidakwigwa mu marangamutima yabo, kandi bo bashobora kuba banasangana ariko ntashobora kwakira ko umugore bashobora kumucinya. Abagabo basambana niyo aketse gusa ko umugore we hari undi muntu umutereta ashobora kwica umuntu. Si uko abagabo bafite uburenganzira bwo gusambana, oya, ahubwo ni uko ariko baremye, ntibabikunda. Hanyuma abagabo bakunda kuba bonyine mu gutekereza kwabo, bashaka kwicara ari wenyine kugira ngo yitekerezeho, atekereze ibintu by'igihe kirekire. Kandi ibyo mvuze abadamu nabo ntibabikunda, kubera ko iyo uri wenyine iyo nubona umudamu cyangwa umukobwa kugira ngo yerekane ko afite ikibazo, arigunga, arirotira, ararira, ajya ku ruhande. Noneho iyo abonye umugabo nawe bigenze gutyo, aba azi ngo nawe niko byagenze, ariko si ko abagabo biba bimeze. Uzasanga umugabo yicaye ari wenyine, ari haratekereza, ariho arandika, ari hashaka, kubera uburyo bwacu bwo gukemura ibibazo mu gusubiramo imbere muri wowe, ukajya gushaka ibisubizo. Niyo mpamvu abagabo bakenera icyo gihe cyo kuba bari bonyine kugira ngo ahantu hatuje, kugira ngo bakemure ibibazo. Abadamu rero bagomba kudufasha muri ibyo kugira ngo tubashe urabona, uvuye gutekereza ibintu biremereye udafite umuntu ari bugushimire, ariko kubwira ati umugabo wakoze neza, ndabona ko uriho uravunikira urugo cyangwa urimo gukora mu rugo rubego. Ibyo bintu bica intege ku kigero kiri hejuru. Inshingano wazumvise bakoze. Murakoze cyane. Nanjye nawe ikindi navuga n'icyo aho watubwiye inshingano z'umugabo w'umukristo, asaba gutanga byose, kwiyakira ko yabaye kandi ntiyaga ngo ni inshingano z'umugore w'umukristo. Kandi izo ntabwo ibyo kuvuga, navuze 5 z'umugabo, none navuze 5 z'umugore. Abagabo bakunda, navuze bakunda izi sex. Cya kabiri, nose ukaziyubaha cyangwa azubahwa n'umugore, azubahwa n'umugore. Hanyuma bakunda gushyigikirwa, azishyigikira wenyine, ari nawe yatekereje ibintu biremereye, azashyigikirwa n'umugore. Hanyuma agomba ko umugore amuha umwanya kugira ngo yicare atekereze ibintu by'igihe kirekire cyangwa akemura ibibazo. Bisaba ngo ntabe kuriya yaje mu nzira, cyangwa umuha igihe cyo kuba iruhande. Hanyuma ukirinda kumuca inyuma. Yego. Ibibazo bibiri, icyambere gusubiza nk'umuntu utarubaka, gusubiza nk'umuntu utarubatse, hanyuma byakiraza kusubiza. Hanyuma utubwire ko wavuze ko ushaka ikintu cyo ugomba gushaka, wibanda cyane ko ugomba kumushaka mukuje umuco, usa nk'abakuje umuco bavuga ko ikizwa n'ibindi. Igiti cyanjye ikibuga cyane ariko kivuga ko umutubatse ugomba gushaka umuntu muhuje umuco ku rutugu, yani gushaka umuntu muhuje umuco ariko utamukunze, no gushaka umuntu ukunze ariko mudahuje umuco, urabikurikira nk'umuntu utarubaka. Hanyuma icya kabiri, uza kumufasha gisa kandi kivuguruza yuko utagomba gushaka umuntu muhuje umuco, kuko nimba wowe pasita ushobora gukora divorce n'umudamu wawe kandi mwese mubona haba habaye. Urakoze cyane. Ntabwo wumvishe nabi, sinavuze umuntu muhuje umuco, navuze muhuje agakiza. No mwembi mwakiriye. Navuze ko umuco n'umwijima bitabana, umuco ni imiyeri, n'umwijima n'ibibana. Utujimije itara, umwijima uhituza. Hanyuma iyo itari yo ryasa umwijima nawo urahuza. Ibyo muhuje ntabwo ari culture. Navuze agakiza. Kuko wamuhuje agakiza. Agakiza rero ni kamwe ku isi hose, yaba umuzungu, yaba umwirabura, yaba umukikuyu, yaba
nyarwanda, agakiza kuri twese. Hanyuma kirtire iyo mushoboye kumvikana ku bindi, kuba mudahuje kirtire ntacyo bitwaye, nta na kimwe bitwaye rwose. Kuba gusa wamukunze we wakwemera imiterere ye, niba bwa mbere za muri Kenya, bwa mbere hari nka 2006 cyangwa 2006 nabonye umudamu mwiza cyane, mwiza ariko utwaye Benz, aparika imodoka ye ku ruhande ahantu botsa ibigori, agura ikigori ntiyinjira mu modoka ngo akiriremo, ahagarara ku muhanda arakirangiza. Narumiwe ndavuga bibaho ko umuntu usa kuriya ubona yiyubashe ashobora kurira ku muhanda, ko mu muco wa Kinyarwanda n'ibiri sibyo. Niba ushobora kumwemera arira ikigori ku muhanda, ikibazo kiri ntacyo bitwaye. Hari n'indi mico y'abantu nagiye mbamo, y'abantu birira utunyamaswa twose, biberaho ubuzima bwiza, apfa kuba gusa ntacyo wowe bitwaye, umukunda ntacyo bitwaye. Kugakizaho ni icyitonderwa, kuko umuntu udakijijwe mushobora kubana ntimunatandukane, ariko mu isi y'umwuka mumenye ko nta mana ibigenga, kuko Imana niyo twatavuze. Uwiteka yatarewe yubaka, abo bakabarumira ubusa. Ifatiro rero ni ebyiri, ushobora kubaka mu bundi buryo, kubakira ku zindi mfatiro kandi bikemera. Basogokuru ntabwo batandukanye kandi ntibari bakijije, ariko mu isi y'umwuka urugo rwabo ntiruri dekarare, nta sinyatire y'ijuru ihari ko urwo rugo ari ubw'Imana. Hanyuma gutandukana rero bishobora guterwa na bya bice bindi navuze. Mushobora kuba mwembi mukijije, ariko mwene data yarabaswe n'ibikomere, ukabona bigeze igihe bikunanira kwihanganira gutandukana. Ushobora kuba yarakijijwe ariko ufite ubwenge buke, kuko urugo rwubakwa n'ubwenge. Umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfu bwe ararusenya. Ashobora kuba akijijwe ariko adashobora gukoresha ubwenge mu kubaka urugo. Akantu nabonye kuri social media, sinzi niba mwarakabonye, karavuze ngo ubwiza bw'umukobwa bushobora kumugeza ibwami, ariko ikizagena igihe azamarayo ni uburyo yubatse imbere muri we, ni ubwenge bwe. Kubaka, umuntu wese ashobora kubaka, ariko ikizatuma urwo rugo rukomera ni uburyo yubatse muri bya bice bitatu navuze. Urakoze? Umuntu ufite gushaka ikintu cya mbere agomba gushingira umwana ndetse mbere y'urukundo ni ubundi uwo wemvise muri urushako rwawe niwe azayobora urugo rwawe. Niba wemvise Satani azayobora urugo rwanyu kugeza iteka ryose. Hanyuma niba wemvise Imana nayo izayobora urugo rwanyu iteka ryose. Hanyuma Imana duhura nayo mu buryo bwo kwakira Kristo umwami n'umukiza. kuvuga ntemerewe ko umuntu ashobora guhindura Karame? nari kuvuga ntemera ko umuntu ashobora guhindura Ntibibaho. udasobanura gushaka umutabara n'umwuka Ntabwo bibaho. Hari ibintu bibiri navuze bitangwa n'Imana yo yonyine. Icya mbere ni agakiza, icya kabiri ni ibikomere. Ni wowe Yesaya 61 umurongo wa kugeza ku murongo wa 4 niho havuga ibyo. Yasigiwe gutanga agakiza no gukiza umutima ukomeretse. Ikintu dushobora gukora, ushobora kwerera mwene data imbuto, wamubwira ukuri kw'ijambo ry'Imana, wamwihanganira, ariko gutanga agakiza byihariwe n'Imana yonyine nayo ikiza ibikomere. iyo ujya kubwiriza abantu batarakizwa uba witeguye iki? Uba witeguye kubakira no kubakira ngo bahinduke, kandi harimo abajya bahinduka bivuga yuko wowe uhindukira abantu Imana iguciyemo guhindura abantu. Pawulo yavuze, Yesu yavuze ngo uwo mwuka naza azatsinda abantu abemeze
ibyaha, abigisha amateka no gukiranuka. Twebwe ntabwo dushobora gukora akazi k'umwuka wera. Twebwe twasitara twerekana ijambo ry'Imana icyo rivuga, hanyuma umwuka akaba ari we yemeza imitima, akayitsinda, akayemeza ibyaha, amahitamo yabo bakakira Kristo. Nta muntu n'umwe utanga agakiza. Hari abantu nabwirije kuva mfite imyaka 10 kugera uyu munsi batarakizwa, kandi nabakoreye ibishoboka byose wakorera umuntu ngo akizwe, ariko n'ubu ntibarakira Yesu Umwami n'Umukiza. Agakiza nta muntu gatanga. Twebwe icyo dushinzwe ni ukuvuga ijambo ry'Imana, ni ukwera imbuto, ni ukubihanganira kugeza igihe Imana izavuganira n'imitima yabo, hanyuma aho niho agakiza kabera umuntu. none murabona ijambo Yesu yabwirije abwira abantu nzabwira ngo mugende muhindure, mugende muhindure, mugende muhindura abantu kuba biga. Ni ukuvuga nitwe tugomba guhindura. Warirangiza neza uko rivuga, muhindura abantu kuba abigishwa. Uhindura nde? Guhindura umuntu kuba umwigishwa ni umuntu yakijijwe. Uhindura kuba umudisiple, umwigishwa. Hanyuma akomeza havuga ngo mubigishe kwitondera ibyo nategetse. Sibyo? Ni umuntu yakijijwe, uhindura umuntu kuba umwigishwa, no kuvuga ngo umwigisha ibyanditswe kugira ngo arusheho guhinduka, ariko urufatiro rwo n'Imana irutanga, agakiza n'Imana igatanga. Uhindura si uhindura kuba agakiza, n'uhindura kuba umwigishwa, ukamwigisha kwitondera ibyanditswe. Sibyo? Nta muntu uhindura, nta muntu uhindura. Ni Imana yonyine yihariye icyo kintu. Uzi ikibazo kijya kibaho mu rusengero, nuko dushaka gukora akazi kacu nako umwuka wera. Umunsi Petero abwiriza ku munsi wa Pentekote, Bibiliya iravuga ngo yarahagaze avuga disikuru nziza ivuga kuri Yesu, ngo ibyo yavuze bibacumita mu mitima, umwuka wera arabahindura. Naho gusa tugaruke abantu benshi bazigiye bakizweho kubera ko bakuriye mu rusengero usanga babikurira, hanyuma rero umuntu wabikuriyemo wenda ubonye nawe kubibwira neza wabikuriyemo akabisanga kuri none nakora iki kugira ngo nanjye uwo munsi mumenye none. Igikomeye usanga si ukumenya umunsi, ahubwo igikomeye nicyo Kristo yakoze imbere muri wowe. Hari igihe uzi agakiza kagizwe n'amagambo 3: kumva, kwizera no kwatura. Kumva ntabwo ari kuteneye ni comprendre, ntabwo ari kumvisha amatwi. Ni ijambo ry'Imana rimurika mu mutima, ugahita ubona ububi bwawe, ukavuga iyo buya bwose ndi mubi, nakoze ibi n'ibi. Iyo umaze kubona kuri mubi, bikuzanira agahinda gatera kwihana uticuza. Hanyuma iyo umaze kugira agahinda, wiyemeza guhindukira. Iyo uhindukiye, haba hasigaye kwizera amaraso ya Yesu nk'igitambo kizima cyagukuraho ibyaha. Hanyuma ukatura ibyaha wakoze, icyo gihe uba utsindishirijwe cyangwa se umukijijwe. Agakiza gakiza ibintu bine: gakiza ibyaha, indwara, ibikomere n'imivumo. Iyo wakijijwe rero, ni icyo Kristo yakoze mu mutima kuruta gusa kumenya umunsi. Hari abantu bazi umunsi ariko utazi. Ukayoboye ati ngiye maze imyaka 20, wazashaka ikiri mu myaka 20 ukakibura. Ni ukwibaza ngo icyo kintu cyambayeho. Usibye gukurira muri Sunday school, hari igihe niyakiriye Yesu ku giti cyanjye, umwuka wari yavuganye nanjye ndatsindwa ndihana. Hanyuma habasigaye cya kabiri rero cyitwa guhinduka ku ngeso. Hano niho dukunda kugira confusion. Ushobora kuba warakijijwe ariko hari ingeso zikibutsinda. Agakiza uragafite ariko hari ingeso utarahindukaho. Buri ngeso yose ugomba kuyikoraho, ukagenda upfana na Yesu, uzukana nawe. Ibyo nabyo ni urugendo. Tukizwa mu buryo butatu: twarakijijwe, umunsi dutsindishirizwa; turiho turakizwa mu buryo bwo kwezwa, tuzakizwa twambuye umubiri tugiye mu bwami bw'Imana. Basobanukiwe?
hari undi usigaye yego murakoze cyane. Akabazo kamwe, ni gute nshobora kumenya ko fiyanse cyangwa umukobwa wenda ari kurangaza afite amahitamo mabi n'amarangamutima kuri wenda muri icyo gihe ashobora kubigisha, ariko ni gute abakoze cyane bari ikibazo cyiza cyane. Fiyansa igira ibice. Abahungu tugira imiterere mibi. Ushobora gufiyansa umuntu uyu mugoroba, ejo mu gitondo ugahita umwita sheri, ejo bundi ugashaka ko musohokana, ejo bundi ugahita ushaka ko anagusoma, ibintu byose bigahita biba biri. Niyo miterere y'abagabo bagira kwihangana na gutya. Kandi wibuke ko abakobwa bo kugira ngo agere igihe akwiyumvamo ni urugendo. Ni urugendo bimeze nko gucana imbabura. Kugira ngo izafatwe ntabwo byoroshye, ariko abahungu no gucana gaze ntabwo biri. Kandi wibuke ko ikidusunika nababwiye ko dushaka imibonano mpuzabitsina 70%. Amfite si wowe ukunda ushaka guhaza irari ryawe. Ikibabaje iyo urangije guhaza irari ryawe mutagizima, hari uzakora iperereza. Iyo umugabo agejeje umugore mu rugo, iyo arimo kumufiyansa aramustresa, akamuhamagara inshuro nyinshi, agakora ibishoboka byose, iyo amugejeje mu rugo ntibuka ko ari we yasize mu rugo, ahita ajya gushaka amafaranga cyangwa akajya gukora ibindi, ntibuka ko asize umugore mu rugo. Mu gihe umugore we byiyubaka bitinze, ariko iyo akunze ubuzima bwose. Hano nagira ngo nkubwire ikirere mu kugusubiza. Fiyansa igira ibyiciro. Icyiciro cya mbere ni ugusenga, kubera ko Imana niyizi uwo muzabana ugukwiriye. Reka nifashishe cyanditswe kiri cya Eliyezeri ajya gusabira Isaka. Icya mbere, Aburahamu yarahije Eliyezeri aramubwira ati ndahira ko uzajya gushaka umuntu wo mu bwoko bwawe, wo mu muryango wawe. Ni intambwe ya mbere. Abizera n'abatizera ntaho bahurira. Icya kabiri, Eliyezeri yarasenze. Icya mbere ni determination, uzashaka umuntu muhuje kwizera. Icya kabiri, Eliyezeri yarasenze, navuga ngo dore mpagaze ku iriba, umukobwa ari buze akemera kumpa amazi agaha n'ingamiya zanjye, ndamenya ko ari we watoranyije. Kuko iyo asenze ni uko Imana ari yizi umuntu ukwe. Icya gatatu, amaze gusaba amazi umukobwa ngo yamushinze ijisho acecetse. Iyi nibyo bita kurambagiza. Ubundi urambagiza ingeso z'umuntu kandi utaridekarara, utarayimubwira. Kandi yararahiye, icya kabiri yarasenze, icya gatatu yarambagije ingeso. Hanyuma amaze kurambagiza ingeso, buriya Rebeka yari umuntu mwiza, kuko iriba ryari rifite metero 100 z'ubujyakuzimu. Gukura amazi muri metero 100, ugaha amazi ingamiya n'izo yari afite. Ingamiya ishobora kunywa amazi nka litiro 25. Bara n'ingamiya izo yari afite uko zangana, byari bikomeye. Yabikoranye umwete vuba vuba. Hanyuma Eliyezeri amaze kumva conviction ko ari we, ngo ahita amuha impano, amuha zahabu, amwambika ibintu. Ibyo niko kwidekarara ko umuntu azaba umugore wawe cyangwa umugabo wawe. Hanyuma hari hakurikiye kujya mu muryango. Rebeka ageze mu rugo bamubaje ko uje wahindutse wambaye gutya, avuga ati hari umugabo twahuriye ku iriba yabinyamitse. Hari hasigaye ko ajya mu muryango. Kujya mu muryango ntibyari bihagije, hari hakurikiyeho ko bumva iriva mu kanwa ka Rebeka. Bahamagaye Rebeka baramubwira ati uremera kujyana n'uyu mugabo? Aravuga ngo yego. Hanyuma hakurikiraho kuryamana cyangwa se igihango, Isaka ahuye na Rebeka. Bivuze bingahe? Yararahiye,
yarasenze, hanyuma yamushinze ijisho acecetse, hanyuma yamwambika impeta, hanyuma ajya mu muryango cya gatandatu arambagiza imisozi igihango. Dore rero ukuntu dukora fiyansaye nabi. Umunsi wa mbere umumenye uhita utanguranwa mu bandi batazamugutanga, ugahita widekara. Widekaraye utararambagiza ingeso. Ubundi ukwiye kera basogokuru bari bazi kurambagiza. Hari ukuntu bacunga umuhanuro bakajya bareba ukuntu wakubuye, bakamenya ko abantu bataha umukobwa. Ubwo byibuze cyo kumenya ko agira isuku cyabaga kirangiye, cyangwa se ko azinduka gukora akazi n'ibindi. Icyo gihe iyo ugitwaye gahoro, wibuke ko atari amarushanwa, birangira umenye neza twa tuntu twose navuze mu bice bitatu, birangira utumenye. Ni ubwo buryo bwo kurambagiza. Iyo utabigenje gutyo rero useka ibikuta byinshi, uragonga. Ndabizi neza. Nuko nagusubiza. hanyuma kuri icyo ndarosa kandi wowe wenda mu Rwanda ushobora kuba utabikora, ariko twe hano mu gihugu tubikora. Sindi kumva. Akabazo nakongeraho kuri icyo naribajije, mu Rwanda wenda bashobora kuba batabikora, ariko hano muri Kenya turabikora. Gushaka kurangabiza umukobwa mutari kumwe, wenda uri hano muri Kenya, umukobwa atuye mu Australia cyangwa muri icyo gihe ushobora kumukurikirana ukamenya ingeso ze mu buryo wasanga ari nawe Imana yakuremeye ko muzabana, cyangwa no kurambagiza en distance kure, wenda bitaba byumva. Urakoze. Navuga yego cyangwa oya. Ngewe umpitishijemo ntabwo narambagiza online. Kubera uko urugo ni ahantu uzaba ubuzima bwose, kandi uzahaba imyaka iruta iyo wamaze iwawe. Aho hantu rero ugiye kuhitondera mu buryo bwose. Hanyuma bibaye nta yandi mahitamo rero, guhura bidashoboka. Nanone sinakwemera ko umuntu arambagizanya bakazahora bagiye gukora ubukwe gusa batarigeze bahura na rimwe. Kuri ngewe hoya, online bishoboka. Ariko nanone umpaye n'uburenganzira online, hari ibintu byinshi na checking kandi nagufata ndabizi neza. Ubu isi yabaye umudugudu ku buryo nta muntu yituranye, sibyo harira ahatuye abantu. Hanyuma usibye hatuye abantu, afite n'ahavuka. Hari abantu bamuzi yiga primaire, hari abantu bamuzi uko arakara, hari abantu bamuzi uburyo afata ibyemezo. Hanyuma ngewe nta nubwo byasaba ibiruta byinshi, ndebye n'ibyo postinga namenya icyizere mukugirira uko kingana. Ndebye uko ukoresha Facebook yawe na stati yawe, namenya icyizere mukugirira uko kingana, niba nakwemera cyangwa ntakwemera. Noneho rero ikibabaje, dutwarwa n'amarangamutima y'urukundo, ntitwite kumenya detaye, kandi detaye nizo zizadusengera bitugerayo. Nibaza ko ari ibyo. Niyo mpamvu nakubwiye ngo yego cyangwa oya. Niba nta yandi mahitamo y'uko muzahura ngo muganire murebana mu maso, urebe ukuntu asubiza, ukuntu areyagisa, umenye uko umutima wumva undi mutima, ariko iyo byegeranye. Hanyuma bibaye nta yandi mahitamo, wagerageza kwiga guca mu zindi nzira, ugaca mu muryango wabo, ukabaza abantu barenze umwe, ukareba aho biganye, ubuzima yabayeho, aho atuye, abo babana hafi, ukagerageza kandi byose ukabikora ku buryo atamenya ko urimo gukora. Ukareba ibyo postinga, ukareba ibyo yizera. Ndabizi ko utuntu twinshi watumenya, nka 70% amakuru wayamenya. Ikibazo rero dufite umwanya w'ibyo. Abahungu bari hano, iyo abonye umukobwa ufite ubwenegihugu bwa Canada na Amerika, ubwenge buhita bucurama, nta kindi yibuka.
ntazi niba uwo mukobwa yarakuye mu inda eshanu, ntazi niba anywa amarura, ibyo ntibimubwire. Umuntu mbese si nawe abakunda, ahubwo abashaka ubwenegihugu. Nibyo ndabeshe se. Ni ukwibaza ngo muri ghetto yabayeho ubuhe buzima abaho, kubera ko ugiye kwihambiriraho ibisasu bizaguturikana. Ashobora kuba ari umuntu mwiza, ashobora kuba atari mwiza bitewe n'uburyo yabayeho. Ni byiza kubanza guca muri izo etape zose zo kuramiriza. Bakoze. Hanyuma ikindi naco ku bantu basenga, muremera ko dusenga Imana ivuga, tugasenga Imana yishura, kubera ko ugiye kwiyangaje ahantu uzaba ubuzima bwose, ntabwo yakwemera kupfa kugwa mu bintu utazi. Uramutse warubatse ubusabane n'Imana, nukuri ntiyabona uburyo inyuramo ikakubwira. Bakoze. Urakoze cyane. Nasa n'ubugoya nasa n'uwakerewe gatoya kuko ikibazo kibaze hanyuma nari mfite ikibazo hejuru y'uko Bibiliya iravuga ngo urugo ngo amatungo cyangwa ariko urugo amatungo umuntu ayahabwa n'ababyeyi, amatungo umuntu ayahabwa n'ababyeyi, ariko umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Hanyuma nkabaza akabazo se umuntu ufite urugo ngoye se cyangwa umudamu unaniranye, umudamu udasohoza, uwo muntu niwe Uwiteka aba yaramugeneye, niwe muntu Uwiteka aba yarabonye ko ari wo mugore mwiza umukwiye. Urakoze cyane. Urakoze. Ntabwo Imana itanga produit fini, itanga ikintu cyo gukoraho. Imana yahaye Adamu ingobyi ya Edeni ngo ayihingire narangiza ayirinde. Uriya muntu hari ibintu byiza Imana yamushizemo, ariko hari n'ibindi uzahinga muri we ugategereza igihe uzabisarura. Urimo kubyumva? Ntabwo Imana itanga ikintu cyarangiye, itanga ikintu cyo gukoraho. Nawe ubwawe uri mwiza ijana ku ijana, na mugenzi wawe nawe si mwiza ijana ku ijana. Mugomba gufashanya ibyo buri wese yubaka. Abana abajene bo ku myaka nk'iyo mufite badasangira n'abagore babo ku meza, badashobora kugendana mu nzira, mbese no mu rusengero muticara, utekereze ku myaka nk'iyo mufite. Kandi abagore nabo bavuga ati turashaka keya keya se barayikura ko bitoroshe. Mukwiye gutekereza ngo uyu muntu tugiye kubana ni umuntu ushira umwete mu guhinduka asa na Yesu, apana gusa n'umuco gusa cyangwa gusa n'ahandi, asa na Yesu. Ikintu kimwe kizakugora nugera mu rugo cyangwa se ugurimo, ikintu kizakugora ni ingeso zikurimo utarahindukaho. Akenshi abasore baba bavuga ngo ariko mubundi ngo ninde mukobwa nakwemera, ahubwo ukwiye kwibaza ngo nkurikije ukuntu nubatse n'abirinde yanyemera. Sevra ikintu kizagusengera ni ingeso zawe zikurimo, apana iz'abandi, zawe zikurimo utahindutseho. Nimugoroba navuze mbabwira nti tukwiye kuba turi abantu badafite amahwa ahandi abandi. Abantu bagendana amahwa, kubana nawe bisaba kwihangana nako kwihambira, kubera ko afite ingeso nyine zihanga abantu. Icya kabiri ni ukubaza ngo uyu muntu tugiye kubana agira amahitamo meza. Narabibabwiye ko iyo umuntu yakomeretse mu magi ameneka harimo yitwa amahitamo. Hari abantu badafite amahitamo meza. Ntabwo mbabwira ko muri iki gihe cy'akazi kenshi, muri iki gihe kigoye, amahitamo iyo abaye menshi hakwiye kubanza umuryango, hakwiye kubanza famiye. Murabona iyo hari ijambo hajyamo umupolisi akagira izo afunga n'izo arekura, niyo habaye ijambo y'ubuzima
ukwiye guhitamo bwa mbere umuryango. Kubera iki? Ahantu nutahubaka neza, nurwara uzahagaruka, nugira impanuka uzahagaruka, niba ujya mu kigo cy'izabukuru uzahagaruka. Ibaze kuhagaruka ntacu wahabitse, utarabahaye urukundo kandi ugashaka ko bakwitaho, nta usarura atabije, ntabwo bishoboka. Ni ukwibaza ngo ahantu nzagaruka nzasazira ubuzima bwose, nzamara imyaka myinshi kuruta iyo namaze iwacu aho mvuka, ni gute nahubatse, ni gute nahakuze. Gusarura aho utabibye ni ukurota ukamenya. Amahitamo yawe meza rero, amahitamo yawe meza akwiye kubanza kubaka umuryango, bikaba ari ayo mahitamo meza, hanyuma hagakurikiraho. Mwari muzi ko ivuye mu rugo unezerewe, umeze neza, n'akazi ugakora neza. Iyo uvuye mu rugo nta kibazo mufitanye, no kuririmba hano ntabwo utegwa, uba umeze neza. Ibintu byose ubikora wishimye kubera ko mu rugo ari sawa. Kandi iyo mu rugo bimeze nabi uradeprima. Abagabo benshi banywa inzoga, n'abagiye mu ndaya, n'abagiye mu bindi bitandukanye, akenshi izingiro kiba ari ikibazo cyo mu rugo, kubera ko bitagenda mu rugo, agahita ajya ahungira mu bindi bintu. Uyu muntu tugiye kuba nahinduka ku ngeso. Icya kabiri ni umuntu ugira amahitamo meza. Icya gatatu, afite ubwenge bumurikiwe. Ubwenge buva ahantu hane: hari ubwa karemano, hari ubwenge bw'Imana, hakabaho ubwenge ubumenyi twiga mu ishuri, hakabaho n'ubwenge bwo kubaha Imana. Ubu bwenge bwose bugomba kuba bumurikiwe. Yakobo yaravuze ngo ubwenge buva mu ijuru buraboneye, ni ubw'ineza, ni ubw'amahoro, bwemera kugirwa inama. Hanyuma ubutari ubwo rero ni ubwenge bw'inyamaswa bawe. Sinzi niba mwarabonye ko Abanyafurika bo munsi y'ubutayu bwa Sahara tugira ubwenge burimo ubucakura. Akwereka n'amushano yakubwiye ngo abakubwiye oya, yakubwiye ngo tuzareba washizemo kode uzadekoda bikugoye. Hari ukuntu nyene turi abantu bafite ubwenge burimo hari umuntu yagiye kwidekarara, hanyuma ku munsi wo kuburana mu rukiko bimunanira kwemeza abacamanza kugira ngo bamuhe ubwenegihugu. Noneho sinzi ukuntu ngo yahise yibuka ngo ukuntu papa we yapfuye bakaba ataramushinguye, ahita ararira. Umucamanza ahita afa hejuru azamubwira ngo sorry, ahita bamuha ubwenegihugu uwo munsi. Bakagira ngo arijijwe n'ibyo yidekaraye by'ibinyoma, kumbe yakoze umutwe. Abanyafurika turabesha, tubizina nyinshi, twaraniyagiye. Kandi ubu ntabwo muzi ko kubesha ari indwara yo mu mutwe. Kubesha ni ibisazi. Ni ukwibaza ngo umuntu tugiye kubana ni umuntu ufite ubwenge buzima, udafite ikibazo. None se ubwenge bukubwira guhisha umutungo, ubwenge bukubwira ko umuntu mwasezeranye ivangamutungo atamenya umutungo ufite uko ungana cyangwa uko ukoresha amafaranga. Umuntu ugira ubwenge bushiraho kode hirya ureba pornography cyangwa utereta abandi, ubwo si ubwenge butabopfu, ni ubwenge butabubw'ubumana. Iyo wakira umuntu muzaba akaramata, yemerewe kumenya wowe wese na telefone yawe n'inshuti zawe n'amafaranga utunze, yemerewe kumenya buri kimwe cyose kiri mu buzima bwawe, kuko wowe nawe ntawabavangura, muba muri umwe. Iyo ukomeje kubaho ubuzima bwigenga bwa wenyine, aba ariko ikibazo runaka. Ni ukwibaza ngo umuntu tugiye kubana afite ubwenge buzima, hanyuma si ubwenge gusa, ni ukwibaza ngo ntafite amarangamutima akomeretse. Gukomereka si amahitamo, ni ibyago umuntu agira. Ariko iyo utakoze urugendo rwo gukira, ndabizi ko ibikomere byawe bizagora abandi, bizakunanira kubana neza n'abandi, kuko nawe utanga icyo atahawe. Ibi bintu ni ibintu by'ingenzi kubimenya.
ubwenge, amahitamo, kamere n'amarangamutima. Kumenya kambabwira ikintu, umuntu umufiyanse wawe natinyuka kugutereta muri fiyansaye, nugerayo azaguca inyuma, ndabizi neza. Natinyuka kukubwira nabi muri fiyansaye, urukundo rukijana ku ijana, nugerayo azakubwira. Mu ingeso mugenzi wakweretse muri fiyansaye, iyo mugezeyo ayikuba inshuro 10, ndabizi neza. Habasigaye kwibaza ngo nzabyihanganira ubuzima bwose, nzabaho ubuzima iteka ryose ntacyo bintwaye. Waba wubatse neza uramutse ubishoboye. Tugiye mu mubiri rero tugiye gusoreza. Mu mubiri urugo rugizwe n'isezerano, umuhamagaro n'igihango. Isezerano murigirana muri babiri aho mwaba muri hose. Hanyuma umuhamagaro niwe utuma utera amahema ugasezera iwanyu, hanyuma ukajya kubana n'uwo wiyemeje kubana nawe. Hanyuma igihango cyo gihanishwa kuryama. Si ibyo biba gusa mu mubiri, harimo abana. Ni ukwibaza ngo ndi umuntu yiteguye kurera abana mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Hanyuma nanone ukwiye kwibaza ngo ni umuntu tugiye kubana nanone ni umuntu yiteguye kuzuza inshingano. Kuzuza inshingano. Isezerano mwararigiranye, umuhamagaro watumye uva iwanyu, igihango mwararyamanye, none hajemo abana. Abana biteguye kuregwa. Reka ngaruke mbere ko usubira kuzuza inshingano. Reka ngaruke ku bana. Abana kugira ngo babe bameze neza bagomba balance ya papa na mama. Urukundo rwa mama n'igitsure cya papa. Mama nubwo yaba mama mwiza gute ntashobora gusimbura papa, kandi papa nubwo yaba papa mwiza te ntashobora gusimbura mama. Imana niko yabiremye, hagomba kuba harimo balance y'abo bantu babiri. Noneho uhita utekereza iyo barezwe n'umubyeyi umwe, bizabagiraho ingaruka mu mitekerereze yabo, kubera ko nta rundi ruhande bazi. Hanyuma tugaruke ku kuzuza inshingano. Byibuze inshingano z'umugabo w'umukristo urazizi, hanyuma inshingano z'umugore nazo urazizi. Urabona iyo umuntu atangiye kuba umusore batangiye kumubwira ngo watinze gushaka cyane ko niho bashaka ari bato, uhita utangira kumva nyine uri kuri pressure, hanyuma ugashaka. Ariko nagira ngo mbabwire ko urugo ni inshingano, kandi inshingano ntabwo ari kuryamana gusa. Oya, ni inshingano. Inshingano z'abagabo ni 5. Inshingano ya mbere ni ugutanga byose. Hanyuma ni gute umuntu atanga byose adafite byose? Ni provide. Inshingano ya kabiri ni ukuba papa. Iyo bavuze kuba papa ni ukwakira umwana mu mwuka, ubugingo n'umubiri. Inshingano ya gatatu ni ukuba ari wowe ushinzwe iby'umwuka mu rugo, gusengesha abari mu rugo, guhagararira Imana mu rugo. Hanyuma inshingano ya kane ni ukurinda amarangamutima y'abagize urugo. Hanyuma inshingano ya gatanu ni ukumenya kwatura amagambo meza adaca intege abagize umuryango. Ibi bintu iyo utabizi ukaba uzi ko urugo ari gukora imibonano mpuzabitsina gusa, uzakunanira. Muri make urugo ni ukuzuza inshingano. Hanyuma ikindi kiba mu mubiri, gutanga byose, kuba papa, kurinda amarangamutima, kwatura amagambo meza, no kubushinga iby'umwuka mubi.
iyo utabizi bizakugora kuzuza inshingano. Niba hari ikintu kibishe ku isi ni ukuba uri irresponsible, umuntu utazi inshingano ze, utuzuza inshingano. Hanyuma kimwe mu bintu bisenya ingo rero ni uguhirikira inshingano kuwo mu bantu. Umugore akazihirikira ku mugabo, umugabo akazihirikira ku mugore, akikorera imitwaro ibiri we n'uwa mugenzi we, kubera ko mugenzi we si umuntu yiteguye kuzuza inshingano. Hari amazina amwe ubu ngubu abantu batacita abana, Habyarimana, Harerimana, Kubwimana, mbese yari amazina agaragaza kwikuraho inshingano ukazishyira ku Mana. Ariko Imana wowe uri umufatanyabikorwa. Ni ibintu by'ingenzi kubitekerezaho. Hanyuma mu mubiri si ibyo gusa bibaho, harimo imibanire n'abandi, kugira inshuti, kugira abantu bazima wakwigiraho. Hari abantu aba adafite umuntu n'umwe yakwigiraho ikintu cyiza, mbese ari we wa wenyine. Ibintu byose tuzi twabyigiye ku bandi. Hari umuntu yakubwiye ko iki kintu ari umukara, iki ngiki gisa gutya, kiriya gisa kuriya. Hari ahantu wabyigiye uko biri kose. Niba utiteguye gukomeza kwiga, urugo ruzakunanira, kubera ko ubu iyo ufite umwana muto uba wumva umwana muto bigoye, bisaba kwitwararika. Ariko umunsi yagiye muri adolescence nabwo uzamenya ko bigoye kubaka biti. Ntabwo umwana ugoye ari uruhinja. Adolescence biba ari umuriro. Niba udafite ubumenyi uko uzafata umwana ari muri icyo kigero, cyangwa se uko uzamufata ageze mu gihe cy'amahitamo. Hari akantu narasomye kasekeje ngo iyo uzanye ngo umuntu utari mwiza mu mufiyanse, utari mwiza mu maso, ngo umubyeyi izakubwira ko ari mubi, uzumva umubyeyi akubwiye ngo umwana mwega ngo cyangwa umwana n'urukundo cyangwa ko ari umutima ukunda. Ariko nyine wumva mu maso hadashimishije. Icyo nagira ngo mbabwire, bisaba kuba wubatse neza kugira ngo wubake. Hanyuma rero soza nagira mbabwire ko umuntu yubaka uko yubatse imbere muri we. Umuntu yubaka uko yubatse imbere muri we. Abantu batarashaka rero bari hano, nagira ngo mbasabe kantu kamwe, gerageza ubanze ufata igihe utekereza. Wubatse utewe. Uri umugore witeguye kuzuza inshingano, uri umugabo witeguye kuzuza inshingano, ahubwo ugira amahitamo meza. Uri umuntu yiteguye kuba umugore cyangwa umugabo wubaha Imana. Niba atari uko bimeze, ngo ugahugira kuri WhatsApp n'izindi social media, udashobora kwibaza ngo umwana w'imfura bamurera bate, uzabyara hanyuma uzamukomeretsa, kuko ntabwo uzi uko umwana w'imfura bamufata. Ubwo mbivuze kuko nzi ko abana b'imfura benshi turabakomeretsa. Ushaka ngo kambe ku ngufu, avuge ku ngufu, agende ku ngufu, ibintu wabwiwe n'abantu 10 ugahita ubyapirika kuri we. Nta wundi uba warareze byibuze ngo ugire experience, ukamwica ukamwangiza, kubera ko nyene ibyo ugenda utoragura ahantu hose bakubwira nibyo ushira kuri we, bikarangira umwangije. Guhugira kuri social media no gukora ubusa no kureba udufilimi dusetsa, ukwiye gukora research. Ni gute nzafata umwana? Hanyuma se umugabo w'umunyafurika wo munsi y'ubutayu bwa Sahara bamufata ba? Hanyuma se umugore wo muri iki gihe 2023 tugiye kwinjiramo, ni gute bamufata? Ni gute umuntu ajera akazi, gushaka imibereho n'urugo no gukorera Imana, ntihagire ikijyamira ikindi? Ibyo bintu byose icyo kwiga biruzuye, nuko turabana ibyo kwiga gusa. Ni gute umuntu yuzuza inshingano mu gihe asabwa gutanga byose ntacyo afite? Abadamu n'abana beza, ushobora kuba ugwa uri mu serumu, agahita akubwira ngo nubwo uryamye ahagaze yashize, kandi uri mu serumu abireba ari kukugwasha. Uwo muntu uzamujera gute? Ukwiye kuba ufite utuntu urimo kwitoza muri iki gihe kugira ngo uzavemo umugabo mwiza cyangwa se umugore mwiza.
hanyuma se ni gute umuntu ajera urugo mu gihe cya divorce? Muri iki gihe hari umuyaga wo gutandukana ku isi hose bimeze nabi. Ni gute umuntu ajera urugo akarugumana n'ukubatse neza? No, ibyo kwiga birahari, ahubwo nuko tudafite umutima wo kwiga cyangwa tutabitojwe ngo tube turi abantu bubatse neza. Uzajye mu rugo ufite impamba ihagije. Kambabwiza ukuri, njye nashatse ku myaka 29 cyangwa 30. Nta muntu yigeze anyicaza ngo ambwire ngo umugabo w'umukristo azubaka urugo rwiza aba yujuje ibinini. Ntabwo yigeze abimbwira, narigwarije. Kandi amakosa nakoze ntabarika menshi, nkijijwe ndi umuntu w'umunyamwuga, ariko nkajya nisanga naguye nakoze amakosa, kubera ko iyo nza kumenya ibi ndiho ndababwira mbere yuko nshaka, hari amakosa ntari kugwamo. Ubu ngubu kubera biri kuvuga ibyo ushatse uzi kuvuga, mbabwira inkuru idashimishije. Nugera mu rugo uziga kurya kandi wajyaga n'ubundi, uziga kuvuga kandi wavugaga, uziga kuryamana kandi n'ubundi wenda wari ufite abo murarana, uziga buri kimwe cyose uzatangira kuri zero. Hanyuma abantu twari turi kumwe ejo mu mahugurwa y'abubatsi ingo, nababwiye ngo urugo niryo shure ryonyine urinda upfa utabonye diplome. Ntabwo uvuga ngo narametirije ngo ibyo nabizi wapi. Kubera iki? Umuntu mugiye kubana ntimwabyawe n'umuntu umwe, ntimwarerewe hamwe, ntimufite ubumenyi bungana, ntimwakuriye mu buzima bumwe, kandi nubwo yaba ari mwarapfukiye hamwe wenda munavukana, nagira ngo ubwire inkuru idashimishije n'uwagukorera kopi yawe mu kubana nabwo mwakimbirana. Nta munsi urabyuka wumva utishimye, ukajya wumva nta kintu kikunejeje. None se ko niba bikubaho uri wenyine ntawe mwavuganye, utekereza ko mugenzi wazaduka ameze ati? Banduku, mureke tuve mu mikino. Kujera umugore bisaba ubwenge, umuntu ufunyitse mu marangamutima. Uzi ko umugore ashobora kuba atazi icyo ashaka kandi agashaka ko gikemura, atakizi. Uwo muntu bamujera gute? ashobora kwibwira ko gatari kumugabo nta n'uberuka kunsohokana, ntiyabikubwiye, ntiyabigusabye ngo umwangire, agahita arakaruka. Uyu muntu bamujera gute? Bashiki bacu, ni gute bajira umugabo wo musi mutayo bwa Sahara? Nanze kuvuga ruguru iriya mu misozi. Ni gute bamujira? Ni gute bamufata bari nayo aho turi umunsi? Murakoze. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Ufite ikibazo ashobora kubaza. Ni ingeso twanze guhindukaho twebwe ubwacu, noneho ukagera igihe ugahatira abagize urugo ko babyemera batyo. Yenda arakara ariko meze bisiga ikunda, kandi ibyo byose bigamije guhaza inariye bitari n'ukuri kw'ijambo ry'Imana.